Nongeye kwirirwa bakunzi bacu ba Iwacu Bikorede TV, abakunda ibimera by'iwacu, abakunda cano z'ibimera, turabashuhuje ikaze kuri Iwacu Bikorede TV, cano twigaho ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuri uyu munsi rero tugiye gukomeza kwigira ikimera mubona bita imbatabata. Imbatabata rero abantu benshi bayivugaho byinshi, abantu benshi bafite uko babivuga, ariko ntabwo tuba dufite icyo tubiziho. Ni isangirabumenyi, aha ngaha niho duhurira namwe, duhurira n'abantu benshi tukaganira kuri bimera by'iwacu tudashatse iby'ahandi. Buriya rero buri gahugu n'umuco wako, kandi buri gahugu gafite uburyo kubakitse muri sosiyete yabwo, mu buryo bivura, mu buryo mbese uburyo bwegeranye bwabo n'uburyo bashobora mpuzamahanga, aribyo bijyanye n'ubuvuzi bwa kizungu. Ariko kizungu ntabwo ivura byose, haba hariho buri gihugu n'umuco wacyo n'uburyo bashobora gukemura ibibazo byabo mu buryo butandukanye. Kuri bino bintu icyo mba nshatse kuvuga, buri gahugu biba bifite uburyo baterwa n'imyuka yabo, uburyo bashobora kwangana, bashobora kurogana mu buryo butandukanye. Akenshi ngiye nkunda kwivugira bino bintu bijyanye na culture z'iwacu. Culture z'iwacu, ese hari ikibazo kimeze utya, baguteza amaguru kuri ubwo kuguru, kuri ubwo mutwe, kuri ubwo mugongo, mbese bya bindi bijyanye na culture z'iwabo. Rero icyo tuba tugambiriye ni ukwiga, ese iyi mbatabata kuki nyibona hafi y'iwanjye, ni akahe kamaro yamarira? Iyi mbatabata mubona ni umuti ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana yakiremye kugira ngo kigufashe igihe uzaba warahuye n'uburwayi runaka, ariko twebwe ntituzi akamaro kacyo, ntituzi variyo y'iki kintu. Kino kimera ubona ni umuti wa kinyarwanda ukomeye, nubwo waba ari uw'abazungu, nubwo ari uw'abatanzaniya, ariko twebwe udufite umumaro ukomeye. Urabona nka gutya ushobora nko guhinga imyaka mu rugo, nk'abantu b'iburasirazuba bashobora guhinga amasaka, ibishyimbo n'ibigori, ariko kwa kundi ubisaruye wabigeza mu rugo, ibyo wakagombye gukuramo ntubibone, kandi warahinze umurima ungana n'iy'abandi, wowe waranabagize gute, waranasumbijeho, abandi bakeza bakagwiza, mbese ntacyo nawe wabuze, ariko mu gihe cy'isarura ukabibura. Fata iki kimera ubona, zino mbuto zacyo, nurangiza mu gihe cyo gusarura ujugunyemo, ibyo wahinze uzabibona, kandi nibyera uzashima, uzavuga ati Iwacu Bikorede TV, merci beaucoup, mwarakoze. Nujya guhinga ikigori, fata zino ndabo zacyo n'umuzi, shiramo urebe kutazahinga nk'abandi bose ugasarura. Bino bintu tuvuga biriho, mwebwe muba mwicaye iyo ngiyo nyine mumeze neza, muherwa buri kwezi, ariko n'abandi bavunika barya ari uko bahinze. Simukajya muvuga ngo bino bintu ntibibaho. Ibintu tubabwira biba muri iyo sosiyete tubamo, sibyo? Uyu muti ubona ari ukuntu baroga umuntu icyo bita diyare idakira, bamushyiramo serumu, ya miti ifuma yose warayikoresheje ikanga. Hagarika iyo diyare ukoresheje kino kimera bita imbatabata, kirandure, fata imizi yacyo, ufate n'umunanira n'akandi kamwe ntakubwiye bavangiramo. Nimba ukeneye umuti uzampamagare nkubwire uko ukoreshwa, nurangiza ugende witume, nurangiza ukore kuriya nzakubwira. Ibyo bintu bizahita bihagarara, ntibizagaruka n'ukundi kuntu mu buzima bwawe. Ni kuri ba bantu ya diyari wavuje ikanga pe, umuntu agera agatungwa na serumu yonyine. Uyu muti uzakuvura.
Iyi mbatabata ubona, urabona kwa kundi uri umugore cyangwa uri umukobwa, buri kwezi cyangwa amezi 2 cyangwa 3 kugeza kuri 5 no ku 8, inda zawe zivamo. Uko ubyaye inda ivamo kandi ikavamo umwana atari muzima. Uzi byaragenze gute? Abazungu ubu bafite uko bavuga ngo bishobora kuba udahuje n'amaraso n'umugabo, bishobora kuba ari imibisi, bafite uko babivuga, ariko twebwe iwacu tuvuga ko icyo ngicyo ari cyo bita intano. Iyo ntano, ayo mezi, hagati y'amezi 2 n'3 inda ivamo. Ibi bintu rero iyo ubivuje neza birakira pe. Intano rero ko ushobora kuyivurisha imbatabata, uvangiramo n'imiti 4, ikaba imiti 5 o 7, warangiza ukawunywa mbere y'uko usama. No mu bitanye no gusama ushobora no kuwukoresha 1 cyangwa 2, ubundi ugakomeza uyirwanaho ukaraba umuti byonyine, nubwo washira mu gikorwa cyangwa mu bindi bintu, uwo muti ukazawukoreshwa. Abantu bafite ikibazo nk'icyo ngicyo muzatwandikire kuri email, nyure mu gikari tukubwira uko bigenda. Iyi mbatabata rero ikindi kintu gikunda gukora cyane mu buzima busanzwe, ushobora kuba muri iki gihe cy'ubutisimu, mu gihe cy'inuza cyo kweza amasaka cyangwa indi myaka, imbaraga z'imyuka mibi ziba zarahagurutse cyane. Mfite umwana muganga kwa muganga, mbona mbese mu buzima busanzwe yigaga kandi yatsindaga, ariko muri iyi minsi ndabona yarasubiye inyuma. Umwana ararya neza, arakaraba akanywa, nta kindi kibazo afite. Ese namufasha iki? Uyu muti uzamufasha muri ubwo buzima bw'uwo mwana. Imbatabata wayigenza gute kugira ngo ufashe umwana? Ufata iyi mbatabata ubona, iyi ngiyi, wanyuze ugashaka n'icyo bita seleri. Ibyo ngibyo ntibizafasha umwana wawe mu kugarura iyo mayindi aba atakaza, ngo ariga akibagirwa. Ubu muti si uzamufasha? Ntibisabira ibintu byinshi, ikibabi kimwe n'utuse twonyine, nta n'ibindi biremereye. Uyu muti si uzamufasha? Abantu benshi rero ibi bintu bakunda kubica amazi, ariko ibi bintu ntacyo bitwaye, ni ibintu biri simple. Uyu muti rero ikindi kintu uzakumarira, hariho abantu bakunda kurwara umugongo wo hasi. Umugongo wo hasi rero ushaka kuyivuza neza, ushobora gufata iyi mbatabata, warangiza ukayivanga n'umuti umwe bita umwiha, noneho ukajya ubikandisha kuri wa mugongo wawe, warangiza ukajya unabikaraba. Uwo mugongo ukura hasi, umugongo wo hasi cyane cyane ku bagabo niho turi kuvuga. Uyu muti bita imbatabata n'umwiha bizagufasha mu kwivura uwo mugongo wawe ukurya birenze ukwemera. Ushobora kubibuze umwiha, ushobora no gufata kino giti wangiza ukakivanga n'igorogonzo, ukajya unywa akabuno k'ikiyiko mu gace k'agatasi, ntibirenze iminsi 3 cyangwa 4, wa mugongo wawe ugenda ugabanuka muri ubwo buzima. Ku bantu baterwa rero n'imyuka mibi, ibintu bikagwa hejuru y'inzu, uyu muti uzagufasha muri ubwo buzima bwanyu bwa buri munsi. Uko iminsi yicuma bigenda bigabanuka buhoro buhoro. Bacuri mukunda cano n'ibimera bitandukanye, mujye mutubwira namwe icyo mubiziho, dusangire ubumenyi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana irabakunda rero, natwe turabakunda mu buzima bwacu bwa buri munsi.
natwe icyo tuzi tuzajya tubasangiza. Murakoze cyane, Imana ibarinde.